Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, twizere ko mumeze neza cyane. Ndabasuje kandi mbonero mbaha ikaze mu makuru y'imikino aba agezwa hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Weekend yanyu rero twizere ko imeze neza kandi tubifurize gukomeza no kugira weekend nziza muri rusange. Ni weekend iri bize cyane, nimo imikino myinshi igiye itandukanye, ubwo cyane cyane nko kubakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Muri iyi weekend kuri wa gatandatu kabisa mukanya ku isaha y'isa 9 murararitswe mushizwe igorora. Rero nizere ko muraza kwa muri tayari kabisa. Hano kuri Sport Galaxy Rwanda twababwiye ko amakuru y'imikino rwose aba ari ikintu cyacu kabisa, tuba tuyafite kandi ameze neza cyane, especially byagera ku ikipe ya APR Football Club. Nababwiye ko nta handi amakuru yayo muzajya muyasanga turi kuri Sport Galaxy Rwanda. Amakuru ya APR ushobora kuyumva hano hagiye hatandukanye, ariko bakayavanga n'andi n'amakuru abavugwa mu yandi ma ekipe, ariko umwihariko wacu hano kuri Sport Galaxy Rwanda ikipe ya APR Football Club tuyihereza umwanya tukayiganiraho nta kindi kintu tuvanzemo, kugira ngo abakunzi bayo muri rusange, ndabizi ko muri benshi cyane hano kuri Sport Galaxy Rwanda, muri benshi sana. No mpamvu rero tugomba kubahereza amakuru y'ikipe yanyu akantu ku kandi, nta kindi kintu tuvanzemo, nta yandi makuru yo mu yandi ma ekipe tuvanzemo. Ubwo rero niba ukunda ikipe ya APR Football Club, nyamuneka kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri rusange. Ubwo rero tuva kuri ibyo ngibyo, reka mbabwire ko ingingo tugiye kuganiraho, tugiye kurebera hamwe 11 bashoboka umutoza uyu munsi Darkonovic Umunyaserbia aza kubanzamo. Uyu mugabo twamenye ko afite amatwara agiye atandukanye, agira uko afite amahame asa nkaho agenderaho. Uyu munsi ayo mahame arayashingiraho apange abahe 11 mu kibuga. Ngendeye ku kanunu nateye amakuru ansumira bijyandanye n'imyitozo imaze iminsi ikorerwa hariya Ishorongi. Umutoza uyu munsi araza kwifashisha abahe 11 baza kubanzamo muri rusange. Nizere ko muri kumwe tugiye kuba tubana muri rusange. Hanyuma rero mbere yuko mbagezaho abo 11, mumbwire muri rusange mu ikipe ya Police Football Club muyiteguye gute? Murabona umukino uraza kurangira gute muri rusange? Police ngira ngo ikiri mu mitima y'abafana benshi cyizere ni cyose ni cyo gutsinda ikipe ya Police, kuko bavuga ko ari ikipe ntoya rwose, ni ikipe itaga kwe guhagarara imbere ya APR Football Club bijyanye n'ubushongore n'ubukaka bw'ama ekipe yombi, uko ama ekipe yaguze muri rusange nubwo umutoza ataratangira gukoresha intwaro ze zose. Hanyuma rero mumbwire Police murayitsinda ibitego bingahe, kuko ntabwo nababwira ngo ntabwo muri buyitsinde, ahubwo nyene ibiri muri mind zanyu nuko mugomba gutsinda ikipe ya Police. Murayitsinda ibitego bingahe, umukino uraza kurangira ari bingahe kuri bingahe, igikombe muri rusange cyaza kwerekeza ahehe? Ubwo rero mujye muri kumbwira muri comment kabisa, nshaka kubona comment zanyu munsi. It's positive vibe zone kabisa. Nshaka kubona rwose muvuga mutaperi hejuru cyane. Iki nicyo gikombe kigomba kuba icyambere mwibikaho. Ubwo rero ndategereje ibyo bitekerezo byanyu, mugeraho muri gutanga ibitekerezo muri comment. Ndagira ngo mbanze mbagezeho 11 APR Football Club uyu munsi umutoza ashobora kwifashisha. Ariko mbere yuko mbagezaho 11, reka nifashishe rino jwi ry'umutoza ry'umunyamakuru mugenzi wanjye Mucyo Anta kuri Radio TV10. We nawe akurikije imyitozo yakurikiranye ku munsi w'ejo Ishorongi, hari abo yabonye, hari 11 yateyeho ijisho abona niwe umutoza azabanzamo. Reka tubanze twumve 11 Mucyo Anta we avuga ko aribo bari bubanzemo uyu munsi. Nanjye ndaza nshiraho 11 banjye bagakwiye kubanzamo muri rusange. Nimujye kure 11 ba EPR bashoboka, 11 ba EPR bashoboka probably ina ngo Erija ni uri ku 9. Izamu Pavel Nzira, kabiri Kagege, gatatu team captain Claude Nyamugabo,
kane na gatanu Nige na Clement Yunus Watara, Sisi Dauda Witi Ruboneka Jean Bosco, Disi Lamte. impande ni Gilbert Mugisha. Urundi ruhande ni Lamine urundi ruhande hagati ya Muzungu na Ramazani na Arsene Tuguma. Kuri point ni Victor Odibo hanze Mbaoma Chukwuemeka wenyine se nabana mindi ba hanze bose. Ejo nakandagiye imyitozo niyo mpamvu yabwiye abanyamakuru ejo imyitozo irangiye umutoza ngo abakinyi bashya ngo arabona bataraza neza. Ramte aracyari hanze cyane. Oya Ramte warimo kerekana muhanza hanze ariko Ramte arimo. Rya jambo yavuze muri sesengure mu ryumve. Abanyamahanga batandatu ibimenyetso twereka iteka yibanda ku banyarwanda abakinyi yasanze hano. None acomese iryo jambo rivuga ngo abakinyi bashya ntibaraza. Ejo nakinisha iyo kipe Hanta ni nazakinisha kuri Azamu. Dusoze tugende. Cyane abazungu nakoze cyane kubana natwe. Abazungu ntibahinda. Niba ari uko azayipanga ni nabazakinisha kuri Azamu. Yaravuga ngo abakinyi bashya keretse ni hagira uvu 11 ba Mucyo Anta murabumvise. Mbere yuko mbagezaho probable lineup Mucyo Anta mu 11 murabumva gute? Muremeranya nabo cyangwa se umutoza yagahinduye? Mu gihe rero reka nanjye 11 mbona bashoboka umutoza yakabanjemo. Bwiza yakabaye uwitwa Ishimwe Pierre Mario. Hanyuma kuri mu basore bane bo muri defense kuri kabiri ni Byiringiro Gilbert. Hanyuma hagakoreshwa uwitwa niyo mugabo Claude kuri gatatu, ubwo Byiringiro Gilbert kuri kabiri. Hanyuma mu mutima w'ubwugarizi hakaba hari uwitwa Nshimiyimana Yunus, nanjye ndamwemerera kukibanzamo, ndetse na Nige na Clement. Hanyuma mu kibuga hagati ni Dauda Yusuf Dauda niwe nabanzamo. Hanyuma Ramte akaba ari kumwe nawe ku 8 mu gihe ku 10 yahatereka Muhammadu Raminiba. Hanyuma imbere kuri attaque akakoresha Godwin Odibo ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugacaho Mugisha Gilbert akatakisha Mamadusi. Ubwo rero nabo 11 ngewe mbona umutoza yagakoresheje uyu munsi. Impamvu Pierre Mario ngira ngo uyu ni umukino uri lokale cyane, si international. Umutoza nyeka ko yakamuhaye amahirwe kuko Pierre Mario amaze iminsi adakina, kandi ibyo nabyo birabiveteza umukinnyi muri mind atoruka ngo ngakora imyitozo ya buri munsi. Iyo umuzamu ari mwiza nawe ariko nagenda abona imikino nk'iyi ngiyi bisa nk'ibimuveteza muri mind. Tugakomeza kubona umukinnyi tuzi ngarara ari fresher, ameze neza cyane, ari physical and mental fit, ariko we yaramaze kwitakariza icyizere. Ubwo rero ku mukino nk'uyu nguyu nyeka ko umutoza yakamubanjemo ibintu bikagenda neza cyane, bikajya mu buryo. Hanyuma gukoresha Godwin Odibo ni umwe mu bakinnyi umunya Nigeria afite kariti yakina kuri left wing cyangwa right wing, afite ubushobozi. Ubwo rero nge namutereka kuri right wing aho kugira ngo Muzungu ndetse na Tuyisenga Arsene bakibanzemo, nashiramo Godwin Odibo. Hanyuma ku rundi ruhande nyine Mugisha Gilbert nta kibazo nkamubanzamo, wenda akaza gusimburwa wenda hagati ya Tuyisenga Arsene akaba yamusimbura mu gihe aramukananiwe, cyangwa se na Chidie Bernobodo akaba yakibanzamo. Hanyuma Mamadusi nkamubanzamo agakubita iminota 60-70 ntabwo yarangira atarakubonamo igitego imbere y'ikipe nka Polisi. Hanyuma akaza gusimburwa na Victor Mbaoma. Nuko ibintu bimeze muri rusange. Hanyuma mujya mwibaza ibintu byinshi tise kubera iki umutoza adakoresha kugeza abanyamahanga ko yabaguze kandi bari bameze neza cyane mu myitozo baba bahari, kandi natwe aribo twifuza kwa ngo tubarebe tunabishimire, dutangire kuvuga tuti amakipe tuzayahabya
kandi anabategura nyine CAF Champions League. Nihe mpamvu ituma umutoza atabakoresha muri rusange? Hano mfite interview yakoranye n'ikinyamakuru Igihe, reka tubanze tumumve. Twamushize mu kinyarwanda nyine musobanukirwa impamvu umutoza adakoresha abanyamahanga kugeza ubu ngo kugeza amagingo aya ngaya. Munatubwire nimba mwemeranya nawe muri rusange. Darkonovic, tuguhaye ikaze. Kina rwose imikino yose afite iminota 45. Lamptey nawe ahabwa iminota kugeza kuri ubu ngubu. Ntabwo wambwira ku by'abanyanigeria kuko nta n'ibyumweru bibiri bari bamara hano. Ntabwo twashyiramo abakinnyi kubera ko gusa hari abantu bashaka kubabona. Ntabwo ariko bikorwa. Ukuri ni uko umuntu ajya mu kibuga yageze ku kigero cy'100%. Rwose nibagera kuri urwo rugero bazajya mu kibuga muzababona. Ka Victor na Mamadou ntibarotezamu bacu babiri barasimburanywa. Dawuda yarakinye kandi ni mushya. Suane nawe yaraje ahabwa iminota. Dufite bamyugariro batatu, uzaba ameze neza ni uzakina. So ngira ngo rero murabyiyumviye. Darkonovic ati abakinnyi banjye mbanzi ninjye bakurikira mu myitozo, mbanzi uko mbapanga nkurikije performance bagenda bagaragaza, cyane cyane mu myitozo ndetse no mu mukino muhaya amahirwe akajyamo. Ese akinate abakina ibintu bihuje n'ibyo njyewe mba namwifujeho cyangwa se mba namushiye mu kibuga mwitezeho. Benshi bakavuga bati rero uyu mutoza Darkonovic umunyaserbia ashobora kuba ari umuhanga kandi let's give him a time, tumuhe igihe abitegure. Birashoboka ko mu myaka 2 iri imbere cyangwa se nyuma y'uyu mwaka azaba yamaze kuba asobanukirwa n'ikipe kandi ikipe izaba imeze neza. Ati ubundi ugiye kureba bamwe mu batoza bazakubwira ko umutoza ari we ndeba kure y'abakinnyi we afite ndetse n'uburyo abapanga mu kibuga. Ati rero tumuhaye igihe ashobora kuba yabikora neza. Ariko abandi nabo bakavuga bati se igihe bano bakinnyi baziye ko tukizi kugeza ubu ngubu batarajya kuri rwa rwego umutoza yabizeramo akabakoresha. Kuko tugiye kureba bano bakinnyi igihe baziye nese Ariusuan igihe yaziye, Lamptey wenda asigaye abona umwanya bisa nkaho yamaze kubona umwanya ihora. Ariko se nko kuri Ariusuan twavuga ko kugeza igihe yaziye ko ari we waje mu banyamahanga ba mbere APR yaguze, ari we wa mbere wahasesekaye. Igihe yaziye nawe tuvuge ko atarazamura urwo rwego. Nyine ibintu bikakomeza kuba urujije, ariko ku mutoza we nuko abyumva nuko abibona, ndetse ko mu gihe atarabona baraza mu rwego nateze kubakoresha na gato. Kandi ati njye sinumva amabwire, njyewe nkora icyo nshinzwe nk'umutoza, banyizeye mba ngomba kubashimisha nanjye nkakora ibyo mbona bitaratuma nshwana nabo muri rusange. Ubwo rero nuko ibintu bimeze. Final ya Super Coupe ni uyu munsi ku isaha y'isa 9 i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium. Nizere ko abakunzi b'ikipe ya APR Football Club niyo nka mwese waba utuye mu ntara nimba waruguze itike, it's soon, very soon today kabisa. Nizere ko muraza kuba muri benshi mushigikiye ikipe yanyu, mukaza no gucima kerega mukerekana ko namwe muri abafana benshi kandi mukunda ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero reka njyewe mbabwire ko amakuru y'imikino hano kuri Sport Galaxy Rwanda arakagaruka. Twaganiraga kuri byinshi kuri 11 umutoza ari buze kubanza uyu munsi bagateganyo cyo twita probable starting 11 lineup. Ubwo rero reka tuze gutegereza umukino nyirizina ku isaha y'isa 9 uko biri buze kurangira muri rusange. Ariko mukomeze mukande subscribe munatugira muri comment uyu munsi Super Coupe irataha hehe hagati ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Police Football Club, cyane kari bamwe mu ma equipe yaguze kurusha andi muri iyi merikato hano mu Rwanda. Ubwo rero mukomeze kugira ibihe byiza, weekend nziza, turakunda cyane. Twongere guhura mu yandi makuru abagezweho hano kuri Sport Galaxy Rwanda.